turongeye turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi, ari nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nkuko mutangiye mubona rero ku screen yanyu dutangiye tubereka Finest View Park. Finest View Park ni ahantu heza cyane hano ku Irebero, ahantu rwose hari jaride nziza cyane, ahantu hamwe rukumbi mu gihugu ubasha kubona jaride y'amafaranga 200,000 bakaguha n'inzu yo kwambariramo ndetse no gutwikuriramo. Murumva yuko ari ibintu bidasanzwe, kandi jaride nini cyane ibasha kujyamo abantu hagati ya 500 na 800. Si ibyo gusa rero kuko bafitiye n'ama apartment na serivisi zose za bar na restaurant ndetse n'ibyumba ushaka kwiruhukira neza. Ni karibu cyane rwose, nimero muragenda muzibonaho. Yes, nkuko mumenye rero hano muri Nzuri Business Group Limited tubagezaho imari zigurishwa cyangwa zikodeshwa zijyanye n'imitungo itimukanwa. Ni muri urwo rwego muri kubona inzu nziza cyane, twavuga ko ari nziza cyane bitewe n'ibiciro iriho naho iherereye, kubera ko iyi nzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo ahazwi nko kwa Rujugiro. Murumva ko iri mu mujyi hagati kandi ikaba iri hafi cyane ya kaburimbo. Iyi nzu ndetse ikaba iri mu kibanza kinini kuko gifite ubuso burengeje ikibanza, no kuvuga ngo gifite ubuso bwa metero kare 300 n'imisago. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu kandi ifite ibyumba 4 na douche na toilette ebyiri mu nzu, ikagira salon na salle à manger, ariko kandi ikagira na annex. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika, ifite kandi parking nini yajyamo imodoka zigera no kuri 6. Ikaba ari inzu rwose y'akataraboneka ku giciro cyayo. Ngira ngo murabimenyereye ko irakaritsiye mwese, kugira ngo uzahabone n'ikibanza ari ibintu bidasanzwe, ari ibintu bitoroshye. Ariko nyaboneka twahababoneye inzu nyine igurishwa nziza, ifite ibyumba 4 na douche na toilette ebyiri na parking nini cyane ndetse na salon na salle à manger. Iyi nzu rero amatsiko ndabizi ubu ngubu ni yose. Iyi nzu iri ku mafaranga make kubera ko iri kuri miliyoni 35 zonyine z'amanyarwanda, kandi ziri negociable. Miliyoni 35 negociable, ubundi ukagira inzu nziza mu mujyi hagati muri quartier nziza nk'iyi ngiyi nkuko muri kubibona ku mashusho. Iyi nzu rero wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 2 Si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga aho dukorera nta handi, ni hano mu mujyi wa Kigali rwagati muri centre ville mu nyubako ya Centenary House. Dukora muri etage yayo ya 2, ugikata iburyo bwawe usohotse muri esanseri uhita ugera kuri Nzuri Business Group Limited. Hahandi mushaka kuza mukaruhuka, hahandi mushaka kuza tukabaruhura, tubagurishiriza imitungo yanyu mu gihe gitoya gishoboka, kandi tunabarangira abakiriya nabwo mu gihe gitoya gishoboka. Komeza rero kandi subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Ari nako kandi wadusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane, ari nako dukomeza kubakangurira nyaboneka nimugane Finest View Park. Izina ni ryo hantu rwose, iyo uhicaye ubuguwe neza ureba umujyi wa Kigali wose. Nimuhagere rero babategurire ibirori byanyu, mwirebera umujyi wa Kigali wose uko wakabaye. Ni karibu rero iwacu muri Nzuri, turabakunda, umukiriya ni umwami.